onyo uyifashe ukayicamwo umutwe ugakamuriramo indimu 3 imbere ukabisya wamara kubisya ukanywa umutobe wabyo wabura umuntu uri gukingira indwara zo mu bihaha indwara z'inkorora indwara za kayi indwara z'amahwima kubisonga pome rero noneho byaba akarusho niyo mpamvu kubereka ko ingingo zacu tugomba kuzifata neza babandi bajyagira ku myaka 40 ngo yashaje ngo ararya rimwe ku munsi oya sibyo abigwa ko bazaba bandi bagira mu myaka 15 ntibarye ibyo sibyo abahenga batwite bahugwa bagatuza nkaho nta kibazo oya hakirekirimo yarangiza abantu bose bumva ko hariho ibyo barya n'ibyo batarya ni bumva ko hari ikibazo genderewe uruhu rwacu tugomba kurufata neza mu gihe twoga si byiza ko umuntu yoga handa atakiza isabune iburyo bwiza no gusiga handa isabune kugira ngo horohe maze imyanda ise niyoroshye kandi nawe mu kwakubukube buhoro nabandi bakoresha ibyo bitaga nabo bajye bashaka iziracyaye cyane ingingo ya kabiri yo kumenya kwibera muganga ni abantu b'abagabo hirya y'imyaka 40 baba bagomba kumenya ko bishimiye kubana namwe kuri buri wese utanze igihe cye natwe rero Imana yakidutije twese izina ryayo rihabwa icyubahiro nitwa Nzungu Gadi tugiye kuganirira hamwe insanganyamatsiko itubwira ngo umuntu wese kwibera muganga izi ngingo zacu mureba Imana ifite ukuntu yaziremye igira n'ukuntu yaziteganyirije irashaka nuko tugira akamenyero kuko zifata neza wenda urebye nk'iyo bari kuvura amara ibyo bita temps de vie de serre du corps mbese igihe ingirangingo fatizo z'umubiri zimara uburame bwazo uburame bw'aturanda ryitwa mu mara bungana n'iminsi 4 yufata neza amara yawe we kuyumisha we kuyaha ibikomeye gusa wiyuma imboga mu minsi 4 gusa waba uyarimbuye cyangwa mu minsi 4 waba uyavuye cyangwa mu minsi 4 waba uyasanuye icyo ni kimwe ibyo rero kubirebana n'igifu byo bita serire de la muqueuse de l'estomac n'ubundi ni twatunanda ryindi rwa rurenda rufite igifu kimera neza natwo turama iminsi 5 ibyo igihe byo kurya binyuramo biraduheha wituma bikagenda ariko je menya neza ko ufashe igifu cyawe neza iminsi 5 waba usanuye henshi mu gifu cyawe icyo gihe hakeneye imbuto hakeneye imboga kurya gake cyangwa se kurya bike nimugoroba no kurya byinshi mu gitondo kandi ukarya ibyo kurya byujuje ibyangombwa ibyo mu minsi 5 gusa igifu cyawe waba ugifashe neza selire de la peau uruhu rw'inyuma cyane rugenda nabwo rugira ingirangingo mu kurwubaka neza nabwo rufite uburambe cyangwa se uburambe bw'iminsi 30 byo bita 30 jours niyo mpamvu igihe twoga n'igihe twiyuhagira urabona hariho gukaraba intoke hariho kwiyuhagira umubiri wose mbese hariho koga ibirenge hari ukusama bwo ni mu nyanja ikigenderewe uruhu rwacu tugomba kurufata neza mu gihe twoga si byiza ko umuntu yoga handa atakiza isabune iburyo bwiza no gusiga handa isabune kugira ngo horohe maze imyanda ise niyoroshye kandi nawe mu kwakubukube buhoro nabandi bakoresha ibyo bitaga nabo bajye bashaka iziracyaye cyane bazaba bafashe neza uruhu rwawe rurindwa iminsi cyangwa se rusanurwa mu minsi uburambe bw'izungirangingo z'uruhu ni iminsi 30 patisserire du foie none ingirangingo ariko z'umwijima zisanu byo bita 42 jours umwijima wisanure mu minsi ingana na 42 ubwo bivuze neza ngo ukwezi n'iminsi 12 umwijima wawe ufashe neza byaba byiza rero kutagira ubwira cyane tukawangiriza iyo ufata neza kugira ngo nibura buri munsi ujye ubona neza icyo wakora ngo nibura bigende neza ibyo emasi ou globule rouge et de sang ati rero
yaba abasirikare n'insoro zitukura z'amaraso zo ni 120 jours zifite uburambe bw'iminsi 120. Ubwo bivuze ngo amaraso ubyo kurya byo wariye bifite amaraso. Aya maraso agomba kuzerera iminsi 120 agenda agabanuka kuko amaraso y'umuntu agenda mu mubiri we agaruka mu mutima, ava mu mutima agenda agaruka mu mutima yoga, bityo yongerwamo ibindi. Ariko umugabo n'imigambi y'icyo tushatse kuvuga hariya no kumenya neza ko bimeze nk'uko ntabwo amaraso yagiye mu mubiri akagaruka mu mutima yabaga ifite ubushobozi bungana n'ukuntu yaragiye. Nicyo gituma umwijima uburaho ngo uzigame ibikenewe. Ku bw'ibyo rero bisaba ngo umenye neza ko mu kuzigama ibyo kurya turya buri munsi ngo twongere intungamubiri mu maraso yacu, tuba tugomba no kumenya kuko yagiye atari ko akingana. Bimeze nk'imodoka yafashe urugendo igenda, uko ibihinda igenda ntabwo wayibaza esanse nk'uko yari yayinyoye, ahubwo buri gihe uko igenda niko esanse igenda ishira, ubwo niko amaraso atembera niko agenda agabanuka ubushobozi. Ku bw'ibyo rero ariko bikaba iminsi 120 aho bavuze ngo ntagiye kure cyane, bavuze ngo leucocytose du globule blanc de sang. Noneho abasirikare b'umubiri bo bavuze ngo barama ibyo yana n'insimbutse gato cyane ariko ntacyo bitwaye. Globule blanc zimara mu mwaka wose, bikaba rero ari ngombwa ko umenya ko abasirikare bawe ugomba kuyibongera buri munsi. Nibyo, ariko n'abarimo bafite uburambe bungana n'umwaka. Ibyo bita osteocyte cellule des os donc 90 jours. Naho ibintu bigize ubuvungukira bw'amagufa ni iminsi 90. Nicyo gituma mu kuvura amagufa ntabwo ugira umwete nk'uri kuvura ibicurane. Bambe ntabwo wigira huti k'iyo kuvura ibicurane. Uba ugomba kumenya neza ko amagufa uko azubakika, uko azasenyuka, uko azavurwa, uko hamunzwe havaho, uko hazima hinjiraho, bizagendana umuvuduko muke. Ntabwo ari nko kuvura akaberetwa, kuko akaberetwa mu minsi 7 unyoye amazi ashyushye akamurimo indimu n'ubuki, ukabikora iminsi 7 gusa. Mu gitondo wabonye imbuvu izo bita gaperi, ukarya 10, ukabikora iminsi 10. Amazi wanyoye iminsi 7, gaperi iri iminsi 10, wariye 10, birahagije. Akaberetwa kaba gakiza kandi ariko ntabwo ariko amagufa bayavura. Amagufa yo bagerageza gushaka ibyo kurya byaba bikungahaye mu ibara ry'umutuku, ry'icyatsi n'ry'umuhondo, yarangiza ukavanga bikarema umusokoro wawe mwiza, nubwo harimo n'ibyo kurya byabigenewe byiza. Rero igufa rivugururwa mu minsi 90. Neurone du cerveau, imyakura yo mu bwonko, nayo ifite uburambe bungana ngo jusqu'à 90 au plus. Byakumaramo iminsi 90 cyangwa no kurenga. Hariho abantu bafite ubwonko buzima, yego siniyobagije ko hariho abantu ubwonko bwabo busaza mbere. Kubu ngubu rero nka kino giseko iyi generation iba kwikoranabuhanga cyane, ikarara ku matelefoni ntisinzire. Ubwo hari igihe umubona afite imyaka 10 ndaho afite ubwonko bungana n'imyaka 20, akazagera kuri 20 afite ubwonko bw'imyaka 40, akazagera kuri 40 afite imyaka ubwonko bw'imyaka 80. Gusaza vuba bikaza byanze kandi ahereye mu bwonko. Nicyo gituma mubona abantu benshi cyane ubona hari kitagenda, wamwitegereza gusa byo ngibyo ubwabyo ukavuga uti no uyu bivuze ngo ni sans ordre sans organisation. Ukabona mbese nta gahunda, nta ngengamikorere afite. Ibyo rero ntabwo wabona umuntu utagira gahunda, utagira n'ingengamikorere ngo uzavuga ko azagira ibyo bita planification. Ntabwo yagira ibyo bita igenamigambi. Bityo kugira ngo turinde ubwonko bwacu tuba dukeneweho kugira ngo nibura tugire igenamigambi, planification, tugire ingengamikorere, organisation, tugire gahunda, ordre. Yarangiza ibyo mu buzima n'abashumba 3 bakuragira, wabumvira neza cyangwa se wabapangira neza, ugahorana umutekano wo kubaho. Rero ke ni imyakura irangiza imyaka 90 nubwo hari hawo bisaza mbere. Rero ntabwo nagambiriye ko turi butinde kuri buri kintu, ahubwo kwari kubereka ko ingingo zacu tugomba kuzifata neza
babandi bazagira ku myaka 40 ngo yashaje ngo ararya rimwe ku munsi oya sibyo abigwa ko bazaba babandi bagira mu myaka 15 ntibarye ibyo sibyo abahenga batwite bahugwa bagatuza nkaho nta kibazo oya Hakiri kirimo yarangiza abantu bose bumva ko hari ibyo barya n'ibyo batarya nibumve ko hari ikibazo ubuzima muri kureba twabuhawe turi bisonga byabwo tuzabumurikira Imana abatesanike 5:23 hatwereka neza ko umuntu Imana izambaza umubiri we ku munsi w'amateka ibyo bita Yesu agarutse mu rubanza umuntu azabazwa umubiri we uwawufashe nabi bizamuyobera bizaba ari nko gukorerwa inventaire cyangwa se audit yarangiza ugasanga hari icyo wajimije noneho kubwibyo rero ushobora kwibwira uti ubwo n'ugwara gusa gwagiye nta kibazo n'ugutwi kwapfuye ku ruhande rumwe nta kibazo namenyo yakutse yarangiza mbese muri magufi umuntu agomba kumenya neza ko yigisonga cy'Imana ku mubiri we haranze ngo Imana y'amahoro beze rwose kandi nimwebwe ubwanyu umwuka wanyu ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azasa niyo mpamvu rero twashatse ngo nibura bimwe mu bintu turugiye kuvuga mu kwibera muganga twamaze kubyinjiramo kera reka tubabwire neza ngo umuntu agira ngo atazagwara ibicurane ni indwara ifata mu maraka ndetse no mu mazuru no mu bihaha mu nzira mbese z'ubuhumekero urwo rwungano rw'ubuhumekero ibi kugira ngo ujye ugerageza gusa n'ubikingira unywa amazi kenshi wiyuhagire kenshi urye pome ubwoko bw'indimu zo bita agrime ubwoko bw'indimu bavuze ngo ni indimu ni ironji ni pamplemousse ni mandarine ni clementine bya bindi buyamwita ngo ni ibisacungu noneho ubu bwoko bw'indimu nabwo burakenewe mutazagara ku bantu bagera mu bihugu bisa n'ibiteye imbere ho gato cyane hari tunda bita kiwi naryo rirakenewe cyane rirahenda nta nubwo narishamaje tirikuriye n'amaso ariko riri mu bintu bituma abantu batagwara ibicurane inzabibu nubwo twe tukunda kubona izumukije ariko uzirebye ziriya bita fresh wabugize neza nazo ni nziza inkeri nazo abantu bazikoresha ntabwo bakunda guhara ibicurane tomate abantu bayirya itetse cyangwa ari mbisi bose ntabwo bakunda guhara ibicurane ibyo rero biguraniwe kenshi byatuma utazajya ugwara ibicurane cyangwa izindi ndwara zo mu mazuru ingingo ya kabiri yo kumenya kwibera muganga ni abantu b'abagabo hirya y'imyaka 40 baba bagomba kumenya ko hari akanyama kabo kitwa prostate kari hino gato cyane y'uruhago rw'inkari uruhago rw'inkari nago ni ikigega cy'inkari kiva mu mpyiko zombi noneho aho ngaho naho ni nka break cyangwa se prostate ituma umuntu yakwihagarika ku rugero cyangwa se ikagira n'ibindi ikora mu kurema icyo bita imijago igatuma ubushobozi bw'umuntu bwiyongera ubwo ndavuga abantu b'igitsina gabo kugira ngo aba bagabo bagiye bamenye neza ko bagomba gufata imbere yabo bakeneye itunda ryitwa kiwi ku bagwaye prostate cyangwa bashaka kuyikingira bagakora umutobe wayo ibirahure 2 ku munsi iminsi 7 bagafata udutunda bita miritiye yarangiza natwo ni ikirahure bakadusya ikirahure kimwe timubwire ngo nubwo bivuga biravuga ku isi yose hari aho biri naho bitari ariko ntibitubuza gukoresha ibyo dufite ngo kutabonye byose noneho iyi miritiye nayo irasebwa ukanywa ibirahure 2 mu gitondo na nimugoroba kimwe mu gitondo ikindi nimugoroba nabyo ni iminsi 7 ugafata ruriya rubuto rumeze nk'igihaza abafaransa bakita pasteke yarangiza abongereza bakayita watermelon cyangwa se n'igihaza gifite amazi noneho kubwibyo nabyo bagakoresha umutobe wayo ni ikirahure kimwe mu gitondo kimwe nimugoroba iminsi 7 urunyanya ushobora kurufata ukaruteka yarangiza ukarutekana uruhu rwarwo warangiza ukarutonora nyuma yarangiza ukarusya ukanywa ibitarenze ibiko 3 byarwo ushobora no kuvanga n'amazi kugira ngo bimirike yarangiza ukabikora mu gitondo na nimugoroba n'ubundi iminsi 7 ukazafata ibintu tuzabwo tubifite henshi ariko impamvu byigishizwa ku burizi za media ni ukugira ngo abantu benshi cyane aho babibonye babiha agaciro ni imbuto ziva muri mutobe bita grenadine zo bazita grenade ivuzwa ntabwo ari yindi bajya batera abantu bagapfa ahubwo n'iryo tunda niko ryitwa
iryo naryo iyo uriseye ugakoresha ibirahure 2 ku munsi ukabikoresha iminsi 7 byarangiza ubwo ibi bikorwa iminsi ingana n'ukwezi n'icyumweru kimwe. N'urukingo rwa prostate kuva ku myaka 40 kugeza kuri 60, ni umuti wa prostate kuva ku myaka 60 kazamura. Bitewe nuko bihagarika ku rugero aba bantu basazana ubushobozi bw'impagarike, imiyoboro yabo y'inkari irazibuka, prostate yabo ntibyimba. Ngibyo impamvu uko no kwibera muganga. Nubwo muri ari ziriya mbuto zose ubonye zimwe wazibura, ibyaba byiza no gukoresha izo ufite kandi ukazikoresha kenshi. Nta kindi ugamije kiretse kugira nkuko wagira prostate nziza, nugira nkuko wasaza neza. Ngiyo impamvu rero ndagira ngo nsubiremo. Kiwi ni ibirahure 2 ku munsi, miritiye ni ibirahure 2 ku munsi, pasteke ni ibirahure 2 ku munsi, tomate ni ibirahure 2 ku munsi, grenade cyangwa se zikomotse muri cyo bita grenadier, aricyo zikomoka byo bita grenadine. Birakwiriye ko abantu bose b'igitsina gabo bamenye neza ko prostate nayo yitabwaho ikazirikanwa. Rero ngeze ku ndwara zo mu mazuru kugira ngo twe kugwara ibicurane, twe kugwara sinusite, twe kugwara iyo bita polype nasale n'ibindi byinshi cyane by'indwara zo mu buhumekero, mu mazuru, mu maraka, mu bihaha, muzo bita bronche. Ibyo byose kugira ngo umuntu abifate neza bikeneye ibintu 3 kandi bitworoheye twese kubona. Bikeneye karoti, bikeneye indimu, bikeneye tungurusumu, bikeneye na onyo. Ibi bintu ntabwo uzabihuriza hamwe, ariko hariho ibyahora ntibibwira ingorane. Ufashe karoti ukayihuza na tungurusumu, ugafata onyo ukayihuza n'indimu, waba uri mu bantu bazi gukingira indwara zo mu mazuru. Indimu onyo uyifashe ukayicamwo umutwe, ugakamuriramo indimu 3 imbere, ukabisya. Wamara kubisya ukanywa umutobe wabyo. Waba uri umuntu uri gukingira indwara zo mu bihaha, indwara z'inkorora, indwara za kayi, indwara z'amahwima. Kubisonga pome rero noneho byaba ari akarusho. Niyo mpamvu karoti rero yihujwe na tungurusumu birajyana cyane. Bisemari très niko abafaransa bajya bavuga. Biriya bintu tungurusumu na karoti iyo bihuye bifite ubushobozi bwo kurwana na infection uko yaba yigira kose, uko yaba iri kose, yaba iyo mu maraso, yaba iyo mu mazuru, yaba iyo mu gitsina, yaba iyo mbese ahantu henshi cyane. Karoti na tungurusumu iyo bihuye, ubwo ndavuga ko abagore badatwite, biri mu bintu bifasha ngo nibura abantu bamererwe neza. Ubuzima bwacu muri kureba ni ubutunzi bukomeye buri wese agomba kwitaho kandi akanazirikana nta mukino. Buriya ku isi nta wundi munezero dufite kiretse ubuzima bwiza.